Abafite ubumuga ni kimwe mu byiciro by'Abanyarwanda gifite umwihariko, ariko nanone bafite uruhare n'uburenganzira nk'Abanyarwanda, bityo bisaba n'umwihariko wo kwitabwaho n'inzego z'ubuyobozi ndetse na buri wese kugira ngo ubumuga ntibubabere inzitizi zibavutsa amahirwe iyo ari yo yose nk'abandi Banyarwanda. Uyu mwihariko niwo watumye Leta y'u Rwanda ishyiraho inama y'igihugu y'abafite ubumuga ifite inzego zubatse kuva ku rwego rw'igihugu kugera ku rwego rw'akagari. Akarere ka Nyarugenge ni kamwe mu turere tw'igihugu dufite abafite ubumuga batari bake, aho basanga gato 7,901. Kuri ubu usanga benshi mu bafite ubumuga baragiye bafashwa kwiyumva nk'abantu bashoboye, kwigirira icyizere no kwitabira gahunda zireba ibindi byiciro by'Abanyarwanda. Icyambere dushimira ni guverinoma y'u Rwanda ku gushyiraho imirongo migari mu by'ukuri yita ku byiciro binyuranye bitandukanye, harimo n'icyiciro cy'abafite ubumuga, kuko mbere kuba umuntu afite ubumuga ubwabyo byabaga ari ubusembwa cyangwa umuntu yumva ari nka viza yo gusabiriza. Ariko nyuma y'uko hashyizweho imirongo migari, nyuma y'uko hashyizweho inama y'igihugu y'abafite ubumuga, byabaye umurongo wo gufasha navuga ngo abize, abajijutse, gufasha kumvisha uburenganzira bw'umuturage no kumwumvisha yuko atari wa muntu ugomba gusabiriza, ahubwo ari wa muntu ufite ubumenyi n'ubushobozi bwo kuba hari icyo yakorera igihugu. Biradufasha rero binyuze mu nama y'igihugu y'abafite ubumuga, binyuze mu bafatanyabikorwa, tugira amahugurwa menshi, tukagira ndetse binyuze mu itorero guhura n'abaturage no kubaganiriza ku ndangagaciro z'umunyarwanda nyawe, zirimo kwigira, zirimo kudasabiriza, zirimo no kubegereza gahunda za leta zibateza imbere bagakura amaboko mu mufuka, kuko burya ubumuga ni mu mutwe. Aho hagiriyeho uru rwego rw'inama y'igihugu y'abantu bafite ubumuga, hari byinshi bimaze guhinduka mu myumvire nk'uko mubivuze, cyane cyane nicyo kintu kiba kinakomeye mu myumvire, kandi mu buryo bunyuranye kuri sosiyete. Haba ku muntu ufite ubumuga, mbere yarisuzuguraga, yumvaga ko nta kintu yageraho, yumvaga ko agomba gutungwa n'abandi, yumvaga mbese ko umuntu ufite ubumuga nyine ari wa muntu ugomba kujya mu muhanda agasabiriza bakamuhereza, n'ibyo ngibyo nawe nuko yiyumvaga. Akagenda, wumvaga wageraga muri gare ukumva umuntu agenda avuga fasha Ruhuma, fasha Kimuga, fasha, ubwe ari uko yiyita. Iyo myumvire rero yarahindutse kubera ibikorwa bitandukanye, yarahindutse kubera inyigisho, yarahindutse kubera kubegera umuntu, kubakangurira, kubereka ko abafite ubumuga turashoboye. Musigaye mubyumva kenshi ko ariyo slogan isigaye igezweho, aho tuvuga ngo abafite ubumuga turashoboye. Rero nyuma y'ubwo bukangurambaga, nyuma y'inyigisho, nyuma y'itorero ryagiye rijyaho rikatagatinga, nyuma y'ibikorwa bitandukanye yo kubegereza, bakahura, kubahuza, bakagira ibikorwa bahuriraho, bagakorera hamwe, bagiye batera imbere nk'uko wabivugaga, mwagiye mubibona. Abafite ubumuga mu karere ka Nyarugenge nabo bavuga ko kugeza uyu munsi imyumvire yo kwisuzugura no kumva ko ntacyo bashoboye yagiye ihinduka, bityo kuri ubu bari mu rugamba rwo kwiteza imbere nk'abandi Banyarwanda, yaba bibumbiye mu makoperative, abakora ubucuruzi ku giti cyabo, abakora ubukorikori n'indi mirimo nk'uko babitangamo ubuhamya. Hano tudoda ibintu byose bishobora kuba bikomoka mu budodo, ari imyenda y'impinja, ari imyenda y'abantu bakuru, cyane cyane iyo kwifubika. Mbere y'uko dutangira, nawe urabyumva, iyo umuntu adakora ubuzima buba butameze neza, ariko ubu ngubu dukora tubasha kubona icyo kurya, tukabasha kubona amafaranga yo kwitunga. Ntanga serivisi zigendanye n'ikoranabuhanga, harimo serivisi z'irembo nk'abaturage mu buzima busanzwe, hakaba no kuba ndekarara ibintu bigendanye n'imisoro ya Rwanda Revenue. Ubundi serivisi zose zigendanye na maintenance y'amakompiyuta ndazikora, cyangwa se amasoftware atandukanye nayo ndayakora. Nkabona rero gukorera muri uyu murenge wa Nyakabanda niho ntuye, bimfasha cyane ko mpakorera, kandi bimfasha cyane yuko ntafata igihe kinini cyo kugenda, cyane ko mba ntanabishoboye, mu buryo
umushinga wanjye nkorera ahangaha mbona ko ari iterambere ryanjye ndetse n'umuryango wanjye muri rusange. Nitwa Dushime Imana Yves mu Marenga izina ryanjye Yves. Natangiye kwiga ngaha mu ishuri ry'Abatumva Nyamarambo mu mwaka w'ibihumbi 2007 muri pirimeri ya kabiri. Nijye nari maze guhinduka umuntu utumva. Hanyuma nakoze neza ikizamini cya rata intwara zo kwiga hamwe n'abana bumva. Kicukiro mu ishuri ryitwa Kagarama Sekonderi. Ishuri ry'abantu bazi cyane kuvuga Icyongereza. Hanyuma nakomereje kwiga mu ishuri rya Kicukiro eto. Koperative yatangiye 2016 ahabwa inkunga n'akarere ka Nyarugenge. Iyi nkunga yaradufashije kuzamura koperative, tugura ibikoresho mureba ahangaha. Inkunga twahawe n'akarere ka Nyarugenge yadufashije kugura ibikoresho bijyanye na cyber cafe na studio. Twaguzemo kamera foto, tuguramo photocopieuse, tuguramo sonorisation, tukaba dufite n'imashini zikora iby'amafoto n'ibindi byose. Haje kuza umushinga wa Gikuru porogaramu batora abafite imyumvire ibafasha myumvire mu midugudu. Bantoramo mbanza kwitinya kuvuga ngo ese ko nkoresha akaboko kamwe urandajyamo nzakora iki, ariko nagiye ndabimenya ndaza nigisha abaturage bo mu mudugudu bose mu gupiganwa mbu wa mbere. Bwa mbere barampemba urwego rw'umurenge rurampemba, bwa kabiri mbona barantoranyije njya mu imurikagurishwa ryo ku Murindi 2018-2019 bampa igihembo ndakomeza bya bindi mpinze nkagurisha imboga, nkagurisha ibitunguru, natwe tukarya. Amafaranga nkuyemo nkayajyana mu matsinda, umwaka washyira nkagabana n'abandi. Ndi umuntu ugerageza kwiteza imbere kandi ufite ubumuga. Ngerageza kugira ishyaka ryo gukora, niko no mu bwana bwanjye nabikuranye kuvuga ko umuntu ufite ubumuga ari umuntu ushoboye kandi wabasha kwiteza imbere. Nk'uko mwagiye mububona aha ni mu rugo niho ntuye, mafite projet natangiye y'ubworozi bw'inkoko. Hari inkoko z'amasake abaturage hano babasha kugura batagiye ku isoko kandi ziba zorowe mu buryo bwiza. Hari na ziriya nkoko z'inkokokazi zitera amagi ndetse tubasha kugaburira neza mu buryo ndetse bwa kinyarwanda, ariko tuziha n'ibiryo byazo bisanzwe ku buryo zibasha gutera amagi twe twita y'amanyarwanda, kandi arakunzwe. Ubona tubana makeya kuko barayakenera cyane. Uretse abafite ubumuga usanga baribumbiye mu makoperative y'imirimo y'ubuhinzi, ubukorikori n'indi itandukanye. Kuri ubu ubasanga no mu yindi mirimo na serivisi zitandukanye mu karere ka Nyarugenge, kandi bagahabwa amahirwe angana n'ay'abandi, yaba mu burezi, mu kazi, mu mikino n'imyidagaduro, by'umwihariko bagafashwa mu buvuzi no kubona insimburangingo ku bazikeneye. Tugiye tureba nko muri komite zabo, harimo nk'abo dufite b'abalaborante, harimo abo dufite bakora mu miryango navuga itari iya leta, ma NGO, hari n'abandi dufite bakora ibikorwa by'ubucuruzi. Abo nibo bagenda badufasha cyane kugira ngo begere na babandi bo hasi. Hari n'abo dufite bakora mu mwuga w'ubutabera, wicara akavuga ati mu bo mfite ngomba kuzarengera mu rubanza cyangwa se ahandi nshobora guha ubufasha mu by'amategeko, nzahera kuri aba ngaba. Ukabona ko ari ibintu bitanga umusaruro, binafasha na bagenzi babo. Hari n'abakora imishinga, dufite umushinga wagira ubucuruzi, nabo twigira imishinga yagira ubucuruzi ku bucuruzi buciriritse. Abafite ubumuga mu karere ka Nyarugenge turabara abantu benshi bafite ikigero cyiza cyo kwiga, bafite za maîtrise, bafite licence, bagize icyo cyizere. Ikindi mu iterambere bamaze gushyiraho ayo makoperative nababwiraga, bamaze gufite za kampani ku buryo hari icyizere cy'uko bamaze gutera imbere rwose ku buryo bushimishije. Hanyuma ubuzima bwari bukomeye, hanyuma banamerwe kuze kwigisha hano. Twera ishuri niso nishimye cyane kuba ndi hano.
nubwo usanga hari intambwe imaze guterwa yishimirwa n'abafite ubumuga mu karere ka Nyarugenge, bavuga ko hakiri ibigikenewe gushyirwamo imbaraga kugira ngo intego bafite mu rwego rwo kwigira bazigereho. Imbogamizi zo ni nyinshi. Urabona iyo umuntu amugaye, iyo ugiye nko gushaka ibikoresho, aho ngaho ugomba umuntu ugufasha uko byagenda kose. Kandi noneho no kugera aho dukorera kose aho tuba naho biba ari ingorane. Urumva rero ayo madepanse yose tugenda dutanga, kandi noneho twaza twebwe twahurira ku isoko ry'umurimo n'abantu badafite ubumuga, twese umusoro ukaba umwe, ntagire icyo batworoherezaho. Ugasanga twebwe dutanga byinshi kugira ngo tugere ku cyo dushaka, ariko wa muntu utamugaye we urumva ahenshi byinshi arabyikorera, mu gihe twebwe tugomba inyunganizi. Ubwo rero sinzi icyo leta yadufasha nko ku rwego rw'umusoro, bakajya bareba wa muntu ufite ubumuga witeje imbere ko bagira icyo bamugabanyirizaho kugira ngo nawe akomeze azamuke, ataza kugera hagati agasubira inyuma kandi yari yagiye. Icyo twasaba ubuyobozi bwacu ni ukujya budukorera n'ubuvugizi, kuko tuzi ko hari imishinga igiye inyuranye nk'uko biba bigaragaye, natwe bakatureba tugakomeza intego ya nkore bandebereho. Ni ukuvuga ngo buri muntu wese agire imyumvire yo kumva ko umuntu ufite ubumuga ni umuntu nk'abandi, ni umuntu ushoboye, ni umuntu wagira uruhare mu iterambere, ryaba ibyo wowe ukora, byaba iby'urwego rwawe rukora, byaba urw'igihugu. Ni ukuvuga ngo mu gihe asigaye inyuma ni imbaraga uba utakaje. Rero tugasaba ko buri muntu, haba ku rwego rw'ubuyobozi, tukavuga tuti buri department igomba kumva ko muri planning, mu igenamigambi ikora, ese irazirikanamo disability. Ni ukuvuga ngo niba uri mu burezi, planning yawe cyangwa igenamigambi ry'uburezi mu rwego rw'akarere harimo iyo mainstreaming ya disability, uratekereza ku bana bashobora kuba bakwiga bafite ubumuga. Ubuyobozi bw'akarere ka Nyarugenge bushima uruhare rw'abafite ubumuga bagira mu bikorwa bitandukanye, ndetse bubizeza gukomeza ubufatanye, ariko by'umwihariko hari ubutumwa butanga no kuba gifite imyumvire yo kwisuzugura cyangwa kumva ko ntacyo bashoboye. Ubutumwa nabaha ni uko ntabwo ubumuga bw'urugingo, ntabwo ubumuga navuga ngo bugaragarira inyuma bukuraho kuri ikiremwamuntu, bukuraho ko ufite ubwenge, bukuraho ko ushoboye kandi ushobora kuba umusemburo w'amajyambere ku bandi. Ni ukwitinyuka, ni ukwigirira icyizere, ni uguharanira ko umusingi w'iterambere ry'u Rwanda nabo bafitemo uruhare. Ababyeyi bafite abana bavukanye ubumuga barasabwa kumva ko ari abana nk'abandi, kuko henshi usanga bagira ipfunwe zo kubagaragaza cyangwa bagahitamo kubahisha. Ababyeyi kumva ko ufite umwana, ukumva ko niba ufite umwana ufite ubumuga ukumva ko ari uwa leta, ntabwo ari byo. Banza wumve ko umwana ni uwawe. Dufite abana bafite ubumuga benshi bize bakarangiza bakagirira akamaro ababyeyi babo kurusha n'abadafite ubumuga. Rero fata umwana wese nk'undi wese, niba afite ubumuga kora ibyo ushoboye nk'umubyeyi, wenda icyo utashoboye ukaba ari cyo usaba urwego rubashinzwe cyangwa leta kugira ngo ibagufashe. Ariko mbere na mbere wumve ko ari umwana wawe, nk'uko udafite ubumuga umufata n'undi umwumva uko nguko. Abandi naha ubutumwa n'ababyeyi kudapfukirana abana bafite ubumuga ngo babarekere mu rugo, kuko navuga ko hari amahirwe abatesheje uwo mwana kandi igihugu kiba cyaramugeneye. Nkavuga ngo rero abafite ubumuga barashoboye, abafite ubumuga badahari hari ibitabasha kugerwaho nk'igihugu, turabakeneye kugira ngo dufatanyirize hamwe mu by'ukuri kwiteza imbere no guteza imbere igihugu cyacu muri rusange.